Reka nguhe ikaze none wowe udahwema kuba wadukurikira hano kuri Joshua TV Rwanda. Reka nkubwire ngo ikaze nanone. Nguko mubibona rero turi ishorongi kabisa kuri stade Kamena. Yani Kamena. Kabisa mwishorongi kuri shorongi aho APRFC isanzwe ikorera imyitozo yayo, aho bari bakiye neza umwataka Djibril umunya Burkina Faso kabisa yaje yakigwa neza. Ino ekipe yakoze imyitozo yari iteye ubwoba cyane, aho abarimo abanya-Uganda babiri ndetse n'umunya Burkina Faso byari bicika neza, aho twari turi hariya ishorongi byari bicika match yabo kabisa, aho bari mu myitozo byari ibintu birenze cyane, match yirukaga cyane. Witwa uwo munya Uganda yacaga ku ruhande, Djibril umunya Burkina Faso hagati neza cyane. Umupira batugaragarije byari ibintu byiza cyane, ariko no kipe yaje gusugwa na chairman mu myitozo kabisa ku myambaro ye ya siporo. Byari ibintu bimeze neza cyane, aho baje kumubwira ati ikipe APRFC nta kindi bashaka, niko bambwiye ati turashaka byibuza muri iyi mikino itatu igiye kuba, reka mvuge ngo ni imikino itatu kuko hari Heroes Cup, hakaba Peace Cup, hakaba na shampiyona. Ibi ngibi byose APRFC ibirimo, kandi vuba kuri 28 izesurana na AS do Kigali. AS do Kigali kabisa niho bazaba bakina, nibwo bizaba bishyushye neza cyane. Abona chairman arimo aganira na coach Kodakon V kabisa, baganira amubwira ati nyakubahwa urabibona neza ukuntu tubirimo neza, noneho ubu turatuje dufite abakinnyi bagezweho bameze fresh cyane. Reka nkubwire ngo byaje kuba ari ibintu bicika, aho baje kuganira byinshi byaranze ikiganiro bagiranye kabisa, agenda amusobanura neza cyane fresh. Ino ekipe ya APRFC ni ikipe yaguze ndetse yamaze gusohokamo uwitwa Kiriebere Nuwabo kabisa, aho yaje gusohokamo na witwa Odibo baje kuba basohoka mu ekipe ku bwumvikane, bahita bongeramo abakinnyi batatu kabisa. Aho byari bikomeje kuvuga ko n'uwitwa Swane ngo nawe agomba kuba yasohoka akajya mu ikipe ya Yanga, aho bikunda kugenda nabwo bivuga ko uno mu defenseur witwa Niga na Clement kabisa ngo nawe ashobora kuba ari gushakwa n'amakipe menshi y'i Burayi. Awamenya ibyo ari byo, reka tubitege amaso. Ni kuri Joshua TV rero, wageraho ukikorera subscribe, ni ukuri Imana yaguha umugisha. Ngubwira ngo ciao dutegereje 28.